kwibaza gusa, nyamara Imana iba yarakoze byinshi kandi turongeye turabashoje bene data bavandimwe, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye gukomeza turebera hamwe incamake z'ibiri mu gitabo cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ndetse tuze gukomerezaho turebera hamwe n'ibyo yandikira urwandiko rwa kabiri, nyine yandikira itorero ry'i Korinto. Ubwo turareba urwandiko rwa mbere, turebe n'urwa kabiri. Reka duhere mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Korinto wari umurwa munini wo mu majyaruguru y'Ubugiriki, wari utuwe n'abantu 7,000. Tuzi ko intumwa Pawulo yafashije gutangiza iri torero. Byakozwe n'intumwa igice cya 18. Byumvise ijwi ry'Imana rimubwira kugumayo. Agumayo igihe kingana n'umwaka umwe n'igice. Nubwo yahuye n'ibibazo, ariko yarihanganye, itorero rirakomera. Umurwa w'i Korinto wari uzwi nk'umurwa w'abanyabyaha. Ahakoreshwaga ururimi rw'Abagiriki hose handuye ingeso z'Abakorinto, hose hakwirwa ubusambanyi. Itorero naryo ryahuye n'ibibazo bijyanye n'iyo myifatire. Abiga benshi bizera ko uru rwandiko rwari rugenewe gukosora ibitagendaga neza. Ruvuga ku bibazo runaka mu iteraniro ry'i Korinto. Muri rwo harimo igice gishimishije kiri mu gice cya mbere, umurongo wa 18 kugeza uwa 25, aho Pawulo arengera ikibwirizwa cye. Umusaraba wari icyaha ku Bayuda. Bamutegaga amatwi, ku banyamahanga, ariko ku bakizwa akaba imbaraga z'Imana. Ni ukuvuga ngo bamutegaga amatwi nkaba umupfapfa ku banyamahanga, ariko ku bakizwa nkaba imbaraga z'Imana. Ndetse wakwibagirwa igice cya 13 gisobanura iby'urukundo. Haravuga ngo ninde wakwibagirwa igice cya 13 gisobanura iby'urukundo. Igice cya 15 ni kimwe mu bice birengera umuzuko wa Kristo, ari nabyo shingiro ryo kwizera kwacu. Dore incamake y'iki gitabo. 1. Iriburiro kuva ku gice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. 2. Kwirema ibice mu itorero. 1 kugeza guhera ku murongo wa 10 kugeza ku gice cya 4 guhera ku murongo wa 21. 3. Ubusambanyi mu itorero, guhera ku gice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku gice cya 6 umurongo wa 20. Impuguro ku bashakanye. 7. Igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza uwa 20 kugeza ku wa 40. 5. Impuguro ku byo kurya byatambiwe abadayimoni. Igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza igice cya 11 umurongo wa 1. 6. Impuguro ku bijyanye no gusenga. Igice cya 11
umurongo wa 2 kugeza igice cya 14 umurongo wa 40. 7. Inyigisho ku muzuko, igice cya 15 umurongo wa 1 kugeza uwa 58. 8. Ibyakusanyirijwe i Yerusalemu, igice cya 16 umurongo wa 1 kugeza uwa 14. 9. Hatubwira indunduro, igice cya 16 umurongo wa 5 kugeza uwa 24. Hanyuma incamake z'iki gitabo cya mbere, ni ukuvuga ngo cy'uru rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ni aho ngaho zigarukiye. Kadukomerezeho n'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto cyangwa se itorero ry'i Korinto. Intumwa Pawulo yakoze ingendo 3 zo kujya gusura Abakorinto, kandi ukuri ni uko inzandiko yabandikiye zari enye. Urwandiko rwa mbere n'urwa gatatu zaratakaye. Urwo rwitwa urwandiko rwa mbere rwari kuba urwa 4, ariko mu kwandikwa kwazo hari haciyemo nibura umwaka umwe, niwo utandukanya izi ebyiri. Urwandiko rwa kabiri rurihariye, rugaragaza imibereho ye bwite kuruta izindi nyandiko ze zose. Ibyo ni ukuvuga ko ruvuga mu buryo burambuye ubuzima n'imibabaro ye. Igice cya mbere kigaragaza uburyo yitwaraga mu bibazo, ndetse agakomeza umurimo we n'ubuzima bwe. Harimo interuro nyinshi z'amagambo muri iki gitabo. Pawulo arengera umuhamagaro we nk'intumwa kuruta mu bindi bitabo byose. Ibice 4 na 5 cyangwa se igice cya 4 cya 5 harimo amagambo meza avuga ko nubwo uyu mubiri w'inyuma usaza, uzasimburwa n'umubiri wo mu mwuka uzahoraho iteka ryose. Hari ibivugwaho bizatubaho tumaze, cyangwa se hari ibivugwamo muri iki gitabo bizatubaho tumaze gupfa. Muri iki gice cya 5 kiduhamagarira kuba abambasaderi b'ubwiyunge. Urwandiko rwa kabiri Abakorinto, igice cya 5 umurongo wa 17 hasobanura impinduka Yesu azazana. Umurongo wa 21 niwo murongo w'ubutumwa bwiza. Ibice 8 kugeza ku 9 cyangwa se igice cya 8 cya 9 bigwiriyemo inyigisho zo gutanga, kuba igisonga ahariho hose muri Bibiliya. Incamake y'ibigize iki gitabo. 1. Pawulo avugira umuhamagaro we kuba intumwa, igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza wa 7. 2. Impuguro ku byo gutanga, kuba igisonga 8 kugeza 9. 3. Pawulo avuga ku butware bwe nk'intumwa. Incamake z'uru rwandiko rwa mbere n'urwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ni izo ngizo. Hanyuma Imana ikomeze kubaha umugisha mwebwe twabanye. Tuzakomerezaho ubutaha turebera hamwe n'incamake z'urwandiko rwandikiwe itorero ry'i Galatiya cyangwa se Abagalatiya. Murakoze, Imana ikomeze ibahezagire.